السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ishimwe n'ikuzo bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه حظا لأحد من خلقك. Nyagasani turagusaba tukwinginze ko iki gikorwa wakigira icyakozwe kubera uburanga bwawe gusa, kandi Nyagasani ntuzagire uwo ari we wese uhamo uruhare mu biremwa byawe, ahubwo bizasigara ari igikorwa cyawe cy'umwihariko kuri weho Nyagasani. Bavandimwe, tugiye kwinjira mu masomo aho tuzarebera hamwe uruhererekane rw'amasomo arebana n'ubucuruzi. Uruhererekane rw'amasomo arebana n'ubucuruzi, ariko asa nkaho ari mu njyana nziza no mu buryo bwiza, ku buryo uyakurikiranye hari icyo ashobora gufata mu bijyanye n'amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi. Ubucuruzi ni ikintu gikomeye cyane mu idini ya Islam. Ni n'umurongo mugari mu idini ya Islamu, kuko imiryango y'ubucuruzi nta muntu n'umwe utayikomanga. Waba uyikomanga ugura cyangwa se uyikomanga ugurisha, waba uyikomanga utanga imirimo cyangwa se ukorera imirimo abantu, ibyo byose byinjira mu bucuruzi, kuko ubusanzwe ubucuruzi ni ukugurana umutungo ku mutungo, cyangwa se inyungu ku mutungo, cyangwa umutungo ku nyungu, buri wese agamije kugira icyo abyazamo umusaruro kuri bya bindi yavanye muri mugenzi we. Kubera ko Uwisilamu nk'uko n'ubuzima bubiteganya, nuko nta muntu n'umwe bihagije. Buri wese akeneye ibya mugenzi we, na buri wese akeneye ibiri mu maboko ya mugenzi we, kandi ibi ngibi ntago ashobora kubikuramo gutyo gusa, kubera ko mugenzi we akeneye ibiri mu maboko ye, nawe akeneye ibiri mu maboko ye. Kubw'iyo mpamvu Nyagasani niho yazanye aya mategeko n'aya mabwiriza agenga kugurana imitungo ku mitungo, cyangwa se inyungu ku mitungo. Iyo tuvuze imitungo ku mitungo, birumvikana n'igihe umuntu umuhaye amafaranga, urugero akaguhereza imodoka, cyangwa se ukamuha imodoka akaguhereza umurima, ibyo birumvikana ko ari umutungo ku mutungo. Cyangwa se umutungo ku nyungu, iyo umuntu umuhaye amafaranga 100,000, we akakubwira ati 100,000 byawe umpaye, njyewe ndibuze kukuvuganira n'urugero mu byicaro runaka, cyangwa se ibyo 100,000 byawe 100 umpaye, njyewe ndibuze kukubakira wenda urugero uruzitiro runaka rungana gutya mu mabwiriza, cyangwa se ku murongo umeze gutya na gutya. Icyo gihe weho uguze inyungu, ariyo wa murimo we na bwa buhanga agiye gutakaza kubiza kukugirira weho inyungu. Icyo gihe ni umutungo ku nyungu. Byaba rero umutungo ku nyungu, cyangwa se inyungu ku nyungu, cyangwa se umutungo ku mutungo, icyo gihe ibyo byose byinjira mu muryango w'ubucuruzi. Bityo buri wese yumve ko ari umuryango mugari, kandi ko ari ubuzima bwa buri munsi. Idini y'Ubuislamu itigeze isiga na gato, kubera ko ubu buzima bukeneye kuba bwahabwa umurongo n'idini. Ikindi nanone, ubucuruzi bavandimwe, buri muntu ku isi abayeho, cyangwa se nta muntu n'umwe usibye ko arugura cyangwa se arugurisha. Wese yinjira mu bucuruzi, agakomanga umuryango wari wose mu bucuruzi, mu miryango yabwo itandukanye tuzarebera hamwe muri iri somo. Bityo nta muntu n'umwe udakeneye aya masomo, yaba ari umutoya cyangwa se umukuru, yaba ari umukire cyangwa umukene, yaba ari umukoresha cyangwa umukoreshwa, bose bakeneye aya masomo kugira ngo bashe gusobanukirwa umurongo mugari bagomba kubaho mu idini yabo. Ikindi gituma iri somo rikomeza kuba isomo ry'agaciro cyane kandi rikomeye, nuko iyi mitungo tubona n'ibi ngibi twinjiza mu mifuka yacu, tukinjiza mu bigega byacu, ni ibintu bikeneye kwezwa no kuba bifite umurongo mwiza utunganye, kubera ko ibi ngibi bizagira ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwacu, bwaba ari ubuzima bw'imisengere n'imigandukire ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwaba ari ubuzima bw'imibereho n'ubuzima bwiza, byaba ari n'ubuzima bw'imibanire na bagenzi bacu. Ibyo byose bizagiramo ingaruka. Ngira ngo ntago twajya muri byinshi, ariko biraguhagije kuba nushyira mu mufuka wawe no mu bigega byawe no mu nda yawe, cyangwa se ku mubiri wawe ugashyiraho ibya haramu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iravuga iti kullu lahmin nabatat bil haram fa an-nar awla bihi. Buri nabata bil haram fa an-nar awla bihi. Buri nyama yabyibushye ku mubiri, ibyibuhijwe na haramu,
umuriro niwo uzaba uyibereye ku munsi w'imperuka. Bityo ni ikintu gikomeye cyane. Hadithi yindi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, muri hadithi sahih, umugabo uzamura ibiganza atakambira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, avuga ati ya rabbi, mana nyagasani. Muri iyi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama igaragaza ko uyu mugabo yujuje impamvu zose zikenewe kugira ngo ubusabe bw'umuntu bwakirwe. Ariko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti wa mat'amuhu haram, arya haram, wa mashrabuhu haram, ibyo kunywa bye ni haram, wa ghudhiya bil haram, ubuzima bwe yarerewe muri haram, fa anna yustajabu lidhalika. Ni gute uyu nguyu yasubizwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Niba rero iyo mitungo irimo kwinjira, ni ngombwa ko tumenya amategeko n'amabwiriza abigenga, kuko ni igice kidacibwaho mu bigize ubuzima bwacu, kandi uwo ari wese adashobora kuba yakwepa cyangwa ngo ajye ku ruhande rwacyo. Muri iri somo tuzigamo ibintu byinshi bitandukanye. Tuzarebera mu ntangiriro ibijyanye n'ubucuruzi n'ibisobanuro byabwo n'umurongo wabwo muri Islam, kubera ko ibyo ngibyo ni ngombwa ko bibasha kumenyekana kandi bigasobanuka, kugira ngo umuntu amenye icyo acuruza n'icyo, amenye uko acuruza, amenye n'inkingi zigize ubucuruzi. Ejo utazanyura gutya mu muhanda ugahura n'umwana w'imyaka 6 cyangwa se 7 afite agatelefoni, ukamubwira uti wa mwana wa agatelefoni bita, ati ndakagurisha mpereza 5,000, ukamubwira uti 5,000, oya ntacyo ndaguha 4. Umwana akakubwira ati oya tumpa 4,500, ukayamuhereza. Hanyuma ukaza kubaza mu kanya uti ese ubwo bucuruzi bwanjye ni ubwa halali? Igisubizo ntago ari ubwa halali, ariko impamvu yabyo tuzayibona mu bijyanye n'ibyo tuziga. Nkuko nguko n'umuntu ashobora kuba urugero yari afite ingwate muri banki, yari afite ideni muri banki, cyangwa se n'ahandi hariho hose ideni rimeje kumunanira, ageze ku rwego rwo kuba hatezwa ibye. Hanyuma icyo gihe cyamara kugera, uyu nguyu akaza akakubwira ati ese ko ufite umutungo ngurisha, wa wundi watanzemo ingwate, wawugura? Ukamubwira uti nta kibazo ndibuze kuwugura. Ese ubucuruzi buremerwa cyangwa ntabwo bwemerwa? N'ibindi byinshi tuzarebera hamwe mu byo umuntu agomba kumenya, by'umwihariko mu ntangiriro. Ikindi, amoko y'ubucuruzi, ni ngombwa ko abantu bamenya amoko y'ubucuruzi, kuko hari ubucuruzi bwinshi buteye inkeke. Hari ubucuruzi umuntu akubwira ati weho ugiye kunaga urugero ibuye mu iduka ryanjye, aho uri buze gupima. Ibyo ngibyo ngira ngo turabizi cyane mu mikino y'abana no mu bijyanye imbuga zishimishirizwaho abana, aho usanga umwana agiye kujya gukora nka tombora, akajya naga igiceri kikagwa ku gipupe, igipupe manuye akakizana, umwana akishyura 100 n'urugero, cyangwa se igipirizo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ese ubu ni ubucuruzi bwa halali? Ni ubucuruzi umuntu akwiye kurereramo umwana we? Ni imikino umuntu akwiye gushimishirizamo umwana we, cyangwa ntago byemewe? Igisubizo ntago byemewe. Ariko impamvu ni iyihe? Tuzabibona n'andi moko yandi atandukanye y'ubucuruzi umuntu ashobora kujyamo, hanyuma ejo cyangwa se ejo bundi bikaza kugaragara ko yariye haramu cyangwa se imitungo itari ya halali. Ikindi nanone tuzarebera hamwe ibyemewe kugurishwa no kugurwa, kuko ntago buri kintu cyose, kabone nubwo cyaba gifite akamaro muri Islam, cyose cyemewe kugurishwa. Urugero, umuntu ashobora kubwira ati ntuye ahantu, cyangwa se akazi kanjye ngende umuhigi, ariko mu buhigi bwanjye nkeneye imbwa ndayikura he? Ati ndayigurisha, cyangwa se ngiye gutangiza ifamu yo kurya nigisha imbwa, nzitoze nzihe umurongo, hanyuma noneho abantu baze kuzigura. Ubu bucuruzi n'uyu mwuga ugiyemo, ese ni umwuga wa halali cyangwa ni umwuga wa haramu? Igisubizo ntago ari umwuga wa halali, ariko impamvu tuzayibona. N'ibindi byinshi bitandukanye umuntu ashobora kwinjizamo imitungo ye, agashoramo imari ye, ariko nyuma bikaza kugaragara ko bitari muri bya bindi bya halali yari akwiye kuba yashoramo imari ye. Aha nanone tuzabonamo ibijyanye n'amahitamo mu idini ya Islam, cyangwa se uburenganzira bwo guhitamo gukomeza amasezerano y'ubucuruzi cyangwa se kuyasesa, bitewe n'impamvu zigendanye n'ibitandukanye bigaragara mu bucuruzi. Urugero, umuntu yari afite telefone yagurishaga 100,000, ariko yayigurishaga 100,000 atabizi ko agaciro kayo ari 1000, wenda urugero 200. Umeje kuyigura, umuntu aragarutse arakubwiye ati naje kumenya ko igiciro cya ya telefone yanjye kitari kiriya, bityo ndisubiye ntago nkigurisha. Cyangwa mwamara no kugura no kugurisha, akakubwira ati ariko naje gusanga amafaranga nakwishyuye, nari mfite ikibazo cy'umwana wari ukeneye kujya ku ishuri, ndasaba ko ubucuruzi twabusesa ugasubira n'ibyawe nanjye nkafata ibyanjye. Ibyo byose ni amategeko atandukanye Ubuislamu bwagiye bushyiraho, bugaha n'umurongo. Weho icyo ukeneye gusa no kubimenya, kugira ngo ubashe kumenya uburyo ubishyira ku murongo. Hanyuma amasomo ya riba yayogoje isi, ikayogoza amahanga, ikayogoza ingo, ikayogoza kampani n'amasosiyete hirya no hino. Ibintu byose bikaba byaracitse, amategeko n'amabwiriza ayigenga tuzabireberamo ahangaha.
kuko hari na byinshi abantu bita ko ari riba bitarimo riba. Umuntu aramutse akeneye udufaranga two kuba yahamagara mugenzi we, yajya gukora kuri telefone agasanga nta kintu kirimo, yarangiza bati igurize, akiguriza 100 bakaza kumukata 150. Ese ni riba cyangwa ntago ari riba? Igisubizo ntago ari riba, ariko amategeko n'amabwiriza bigenga nagenga riba kugira ngo byitwe riba ntibyitwe riba, ibyo nabyo tuzabirebera hamwe muri iri somo ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amadeni, amategeko n'amabwiriza agenga ideni, ibyemewe gutangwamo ideni, byemewe kwakirwamo nk'ideni, ibyo nabyo tuzabirebera hamwe muri iri somo. Ibindi bijyanye n'ingwate n'ubwishingizi. Ingwate, umuntu ashobora kuza akakubwira ati ndashaka ko unguriza ibihumbi, wenda urugero miliyoni 2, akamubwira uti nkeneye ingwate, akakubwira ati nta kibazo ingwate ndayifite. Ingwate ni iyi, akakubwira ati nguyu umwana wanjye, uyu mwana wanjye ntaze yicare iwawe kuzageza igihe nkwishyura ayo mafaranga. Ese iyi ni ingwate cyangwa si ingwate? Akakubwira ati mfite tone 5 z'itabi, izi tone 5 z'itabi zifite agaciro wenda urugero ka miliyoni 12. Ese iyi ni ingwate cyangwa si ingwate? Ibyo byose tuzabirebera hamwe muri iri somo, ariko mu ncamake izo ngizo ntago ari ingwate mvuze. Hanyuma n'ibindi byinshi bitandukanye mu bijyanye n'ubuhagararizi, umuntu kuba ashobora kuba ahantu hose atashobora kuhagera, cyangwa se umwanya we cyangwa ubumenyi bwe, ariko bigakenerwa ko hagira abandi bantu baza kumuhagararira kugira ngo babashe kumunogereza imirimo ye, n'uburyo bakora n'amasezerano n'uburenganzira bariya bagiye kumuhagararira bafite mu mutungo we cyangwa se mu masezerano ye. Ibyo byose tuzabirebera hamwe muri aya masomo ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'ibindi byinshi bitandukanye cyane bijyanye n'amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi, ibijyanye no kubitsa n'imitungo ibitswa, ibindi bijyanye no gukorera hamwe, aribyo byitwa amakampani muri Islam, amoko yayo n'amategeko n'amabwiriza abigenga, n'ibindi bitandukanye, gutanga no kwegurira imitungo, umuntu ayegurira inyungu rusange ariko zishingiye ku idini, aribyo byitwa waqfu. Ari nako nanasozerezaho, ikintu cyabuze mu bayisilamu kugeza ubwo uyu munsi ubuyisilamu bumeje kuba ubunege, bukaba n'ubunyantege nkeya, kubera ko hari amategeko menshi cyane n'amabwiriza menshi n'ibintu byagasigasiye imbaraga n'ingufu z'ubuyisilamu, ariko babandi bari bakwiye kuba babikora kubera kutabimenya. Kuko ngenda ndavuga ngo ntago impamvu ari uko abantu bafite ubugugu, hoya, ahubwo impamvu nuko abantu ntago basobanukiwe ngo ese nshobora gutera igiti cyangwa se nkagura ubutaka bw'ibihumbi 500 cyangwa se 300, nkabuteramo umurima w'amatunda, nkavuga nti uyu murima cyangwa se aya matunda ajya afasha umusigiti cyangwa ajya afasha imfubyi cyangwa ajya afasha abaheze ku rugendo n'ibindi bitandukanye. Ibyo bikorwa nabyo ni ngombwa ko tubyiga tukanabisobanukirwa kugira ngo abantu bongere gukomanga ya miryango yose Nyagasani yabashyiriyeho mu bucuruzi no mu mikorere n'imikoranire y'imitungo, maze babashe gutsindira ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi tube no muri nosi tujijutse kandi dusobanukiwe icyo turiho ku idini yacu, kuko idini yacu nta cyigeze isiga. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyira umugisha mu masomo yacu, kandi akazaduha gukomeza kugera kuri byinshi kandi no kubibyaza umusaruro. Aturinde ishyari n'abanyeshyari, aturinde inabi n'abanyenabi, aturinde kubikora twiyerekanya cyangwa se twiyererutsa, anaturinde gukorera ijisho, kandi adushyire mu bazagirirwa akamaro n'ibyo bakoze hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.